hari ibintu ujye wibaza uko wabona views kuri TikTok. Uyu munsi je kukwigisha guys uko wabona views kuri TikTok. Ikaze uraza no ku turongo dutatu kuri TikTok yawe, nyine urajya kuri profile, ujye ku turongo dutatu, ujye kuri setting and privacy, uramanura guys, uraza hano handitse report a problem, utegereze gato, uraza account and profile, uraza umanuke guys, hano handitse profile page, nurangiza kugera kuri profile page urategereza uzu kandi hano handitse ada, nurangiza gukanda hari handitse ada urategereza, uraza hano kande no guys, uraza hano view feedback, nurangiza kuhagera utegereze ni minota mike, uza hano replay, urakanda hano replay guys, utegereze, uraza hano utangire wandike amatigiste, wandike please viral my account, ukande submit, umara kuyikanda views guys zirahita ziboneka guys. Muraho bavandimwe, mazina yanjye banyita Julifat Nayiduriki, nari mfite channel ya YouTube yitwaga Radiant TV Show, yaje gusibwa kubera ikibazo kijyanye n'amabwiriza ya YouTube. Sinacitse intege, ahubwo ndifuza gutangira bushya n'imbaraga nshya. Ndabasabye inkunga yanyu munsange kuri YouTube channel nshya yitwa Radiant Empire 450, muyikurikire, subscribe, mukore like kandi muyisangize abandi. Ibyo byose ni inkunga ikomeye kuri nge no ku rugendo rwacu rwo guteza imbere urubyiruko na Afurika.